Sister Vitesse. Nziza. Barambwiye ngo wigize akaraha kajya. Ngo wariye abantu benshi ariko nge nta muntu ujya undya. Umva nyine ko wabwiwe rero nawe bitega amaso akakanya sibyo. Ngo uri karashika. Wahejeje abagabo benshi wabariye inkoko ngo abandi wabariye amafi. Neza uragira ngo bigende bite. Nduze ko ndi karashika rinja nanjye ndi umutima nifuza. Wallahi ndakunika. Ndakurya uri muzima cyangwa se wa. Wani ntago ari we wa mbere umuntu yabacishije muri huye bro. Are you sure? Are you sure? Yeah. Wallahi. Baze wariye mwene Karinda. Neza ugira ngo hari ikindi gitegereje ubundi. Neza ubundi ndabona wikuye. Then ndabona rwose usa nkaho washeze cyane. Neza ugira ngo ngiye najya mu cyumba ku mafaranga wamaye se cyangwa wabonye ngiriya nko kugira ngo birarangira gutyo gusa ngo nze ngarame hari uririya nkoko namabere ya nyoko wari uri konga ku buryo ngiye nagenda rwose inkota nkayishyira mu rwubati ku nkoko gusa watafaka inkoko n'inzoga ye ntago mani ibyo ngibyo babiha abantu bakiza mu gakino muri factory wishyuye mwangahe nta wishyuye uraje nyine ngo utegere na moto tugera mu nzu yanjye wallahi uravana amafaranga yose nagukozeho so na nyoko bayishyuye so na nyoko ubasange ahubwo se barakuzi ntabwo banzi uzi ngewe ntuzi mama na arara bamenye ngiye umwana w'umulala shazo strenge zire abantu nakubwiye ngo abantu bose turabacora bro nawe uraza kubibona ntabwo ngiye Joanna ngewe ngiye kisubazo wanjye kugaramira inkoko na bia gusa urama amafaranga ahubwo tujye mu biciro neza se ndaguha amafaranga none kwibeshya kwa amazi kwatumye araragenda reka ndeba ahubwo aya masaha ndumva kana kagahungu kari kunkinamo kandi ngomba kukagutera wallahi jewe banyita mbyo jewe banyita ndiyo jewe ndi igihuku ndi igikanka jewe ndi igituna cy'ifigi we nushaka ubigituna cy'isiha ntago bindeba izo excuse zose ukumbwira kana karibukina urukumva ugiye kunera imanga reba nawe iyo shusho ngiye kizubazo rwose wanteye imanga ese umwana yazari umwana yazari ikivejuru yazari vampire byo nyine reba isura wariye benshi ariko uyu munsi wariye umufuto w'impimbi ushaka uwinyende nakubwiye kizubazo uri kuvugana nawe ntabwo ari we uzi ahubwo ndabona iminota iri kugenda sibyo mukanya ndaje mfate telefone ngo uvugane nasiko sibyo wabyumvise reka mbwize ukuri jewe nakubwiye ngo izo renge ntabwo uza kumpatiraho ibirayi nta nubwo uza kunyweraho ikigage kereka ntari kizubazo wawe city bro mani ibintu uri muri ikine mbese uri kwikigita ugaseka mu kimbo cyo kuba waseka rero wayitonde duciringa ibintu byose bisabwumvikana urama amafaranga tubone gukora igikorwa kuko nge ntabwo naje hano kwanika amenyo ntabwo naje kugira kariya kantu umva kandi baranabivuze ngo naje temenza bitamara wumvaga ko ndibuze kwisunikirira hariya niyo nda yawe then reba ukuntu byababa wakigorye mfate senkane nye spending mu kabari nitugera mu rugo ngo ntabwo ndi gutera ingo ikigorye naso ntabwo ndi ikigorye bro ntabwo ndi ikigorye utazananiye ntabwo uri ikigorye ku note yanjye ya senkane wari hama yuko ubugabo bwawe bwakuje amahoro kuko utagiye gushakira andi kaza kwa kizongera wari uri kurya inkoko wiyongeza ifisi nanjye nakubwiye ngo uko byagenda kose imbere ya ibari ya rwagakoco nawe rero mu gihugu waje kwa kizozo utagiye ahandi jyuma amahoro Dagaswere y'agasozi katarika Dagaswengenge mana uyu muntu mwakire yagiye kuza mu bandi ntubitindeho natwe buri wese afite intwaro ye uretse gato hari ukuntu nge mbigenza uretse gato wumva mana ni kuri ya kenke uricuruza amasanduku mu ntegurire igikobwa kigufi turi ku mwana cy'ikiyobe wallahi bategure byiko gifite umurambararo wa metero hafi santimetero 30 harya manye yapima mi santimetero zinga nakubwiye ngo uhitwa nafaturuka babwire bategure byiko
umva ntabwo byanjye bigenda gutyo nkuko wowe wabuze urubikira nawe wahuye na cyashishikaye kirimo gitanyaguza inkoko kirisha ifi kiyifata kiyisomeza inkoko ese koko nimba ukaragiye rubebe yawe ukaba uri umusore wiyumva koko uri umuntu wagacyuriye umuntu ibiryo noneho ibaza inkoko y'ibihumbi 20 amacupa yo ndabizi ko ntarengeje ibihumbi 100 muyo wishyuye y'ibyo na konsomye byo kunywa none ngahibaze none wishyuye akamiliyoni uryo ujya kurnya ugaruka mpakira kugira ngo ukunde uzana amabuno wallahi ndayakatisha urwembe nakubwiye ngo utegure byinshi njewe kizuba zuba uri kuvuga ntawuzi ukubwira se uramuza ahubwo sinageneye kumumenya ntabwo ukeneye kumumenya ntabwo nkeneye kumumenya duhuzwa n'amafaranga mu mafaranga adani igikorwa gikurikira mva kasa mutwe papa umva kasa akasa mutwe shazongoza umurizo n'ubundi umurizo wawe uri bushiremo umujinya bisohoke umva kasa mutwe akasa mutwe gitanda cyanjye are you ready gitanda cyanjye uriteguye ngiye kuza kurya umwana yego ye ngiye kuza kurya umwana n'abahurura bose ndabasangira tagaswengenge show come on ariko disi nta utazigira ngo ushaka ngo nguha andi mafaranga utama amafaranga arenze kuyo wariye ntaje utemenza atemamara wabonaga ndi bwipepeye igyobondo ryawe nta kintu nashyize mu nda ariko umwogo w'inda wago uwo mwogo w'inda urareba ntapfa kuwigerekaho nta kintu nashyize mu nda okay kanze nkwereka ntabwo bufite nta nabuke ntabwo bufite nta nabuke aka kava kajya nta nabuke wese ma nta nubwo uri okay sinaguha n'urugero rwa hafi dada noneho nje nta nubwo njya ntereta ntabwo njya ntereta noneho ubimenye sinjya ntereta jewe hari wowe ugeze wumva naterese kuryo wabaye wa kabiri se nanjye icyo nshaka si uwo mutereto nshaka hari uwo naterese wundi kuryo wumva wa kabiri yewe arapfuye we aragiye we ndamuhita wari uwuhe se sha wari mugabo kisi ndamuhitanye ubu nawe urumva mwogo wakoheje adani mugiye guhitana kizuba wari mugabo kisi kandi waruje gusenga waruje kubatizwa aha ntabwo ari kwaswa si kwa nyoko nta nubwo ari kwa so wanyu okay kanze nkwereka nanjye ndabizi ko narinje mwibagira ariko ibagira kanze mbanza mpfura imisatsi ushaka upfure n'ubundi urapfura itariho se ubundi mbanza mpfura imisatsi noneho kugira ngo nkwereke ko nkwanze nge ndabanza nkiyanga kanze nkwereke umva mu cyumba ngiye kugaruza amafaranga yanjye wariye ndavuze ngo mu cyumba ngiye kugaruza amafaranga yanjye wariye ngewe kizuba zuba ariko wapfa gukanga gutyo sister ntabwo ushobora kurya ibihumbi 50 mu kabari ngo nitugera mu rugo utangiye kunzanaho za riveri za restaurant yagira 150 kubera ko nanyweye inywere myinshi nanjye ndabizi hakoze ko ari byo uzi ko nishyuye round 3 wakawe inde vuze ngo iki banza ndavuze ngo haguruka ngiye kugaruza amafaranga yanjye wariye ntabwo haguruka hako wabuza aho wita mageragero ndabona uri kwikarakasa ugira ngo umugore ntwahawe nanjye kizuba indariko ayo hano reka vange kuguruza amafaranga yawe aho ngaho ufashe ndamutse ngiye nko kuri ribu bagasanga nakomeretse wewe wafunga uhera indariko naho njya mama frank naho njya mvayo bapfa kugenda ariko mama frank ntabwo njya aho njye naho njya vayo vayo ndanza ariko amafaranga mvaho ndekura ariko naho njya ndekura
ntacyo. Sheri reka rero mubwize ukuri. Ntabwo rwose ndi bukubeshye n'ubundi nguye mu cyaha. Sheri ntakubeshye ngiye nagenda sinda. Hanyuma sinze ngira gutya iki gikobwa tuba duhuriye mu kabari. Nta nubwo rwose sinzi ngo n'icyaye ngo kivuka hehe. Noneho duhuriye mu kabari igikobwa kintu inote ya 50. Kimaze kurya inote ya 50 ndareba ndavuga nti twaba duhombye nk'umuryango ibyiza reka nyakonsoma. Sibyo? Noneho nkizana hano mu rugo nje kuyakonsoma. Cyakora Sheri ntakubeshye ndagicuranze ndayagaruje twari kuba duhiye aya mafaranga yacu yashya gutya gusa. Sibyo reka ndayagaruje pe. Ziba aho ngaho kagaruzwa isanduku. Ndayagaruje. Ziba. Kandi nazibutse. Sheri ni wari ukunyica unyice ariko cyane uriraga pe singiye kukubeshya rwose. Nabonaga kibyibushye kumbe ni umutiba wari wuzuye ubuki. Okay. Nyanda wari wakibajije se nundi cyantwaye ntabyanga. Kine cyande. Kubanza n'imyenda byose naryanye. Kine cyande wa mukarikazi. Kine cyande. Ushaka unkubita ariko kizima nuko nagitamiye. Kine cyande. Nuko ndimo ndakubita. Yene yawe bite? Ni yacu. Niba ari yawe saba. Ni yawe? Ni yacu. Mbwiza ukuri telefone ni yawe. Ni yacu. Ni yawe telefone. Yari yayimaye nyine ngo turabihuriza. Ni yawe subura cyari yawe ahubwo yima. Bene byande. Nayabone. Ibiri netebye nte. Kubyita ibyo wambasire. Akuvotuye byo wifugisha. Nubundi nafatiwe mu cyaha ngena. Ese ubungiye gupfa kubera ubundi nkaho ubundi wagiye ureka kunzana mu miriro. Horose. Ko kitavuga se. Ako nge ndarengana pe. Ako si yumpa kuneza. Waje wambaye. Naje nambaye bazi no ngujya Okay. Yambariye urugamba ariko turarurwanya. Aha, uyu niwe wahisemo yakonoreye urugoso rwawe nagushyize mu byuzuye. Ngiye kubara gatatu. Saje ni nakinji. Si hagira umuntu wongera kunsubirisha hagatanga urugoso rwawe. Nubatse inzira mvuna. Nakuzanyemo kuko kuba genyine byari binaniye. Kuba njya mu kazi nkagusiga mu rugo rero nkasanga rero ibyiza mu mahoro. Sheri reka nkubwize ukuri ntakubeshye se Iyo umutima wanjye undanjira urubanza uranyemerera kugenda. Ubwo se amafaranga twakonsomye ari hano waranya ku. Ako ndagite. Ibyo ndi kuvuga uri kubyumva. Ndagitikuye. Ibyo ndimo kuvuga uri kubyumva mukaritaza. Nabyumvise. Tugende. Ujye. Ngiye kizubazo wanjyana nawe. Mukaritaza. Tujye hasi. Tujye.